buri muntu n'uwo bakurikirana mbone muha twagiye aha murabona ibintu atari byo byari bikwiye kubanza mwabonye iyi famiye mumbarire ubu ni bangaye ko ntageza y'amajisho ibi niyo biba ku manywa byari bikaze uyu ni mama uyu ni papa uyu muhungu nsumba biratangaje imyaka murusha akabagera hageze dore umukobwa ukurikira ese muhagarare abantu badusuye ntabwo mwishimye aba bana bose ni abacu buriya kurya byo ni byiza ariko ukarya uvuga ati ndi gusangira nande sibyo rata ibiryo namwe mwavuye no mu rugo muriye ntabwo ibi biryo ari byo bya mbere si n'ibya nyuma tuzarya ariko famiye mwasuye niyi ese kutigaragaza ariko barimo yikinga mu bintu ugishyize hariya ese mutwe turifuza si mutubonye abantu musubire kwiyicarira nawe ugende ninjye ugiye kwiyoborera gahunda hanyuma mubonye umuryango tubamo naha tuba abo bana mubonye nibo banjye na madamu noneho hano ndi nkiri mu by'umuryango kandebe ariko baravuze ngo noheri n'iy'abana noneho haje abana benshi mbona ni byiza mwongere mumpere imana amashyi hano gutumira n'ibigabo bifite ubwanwa bwinshi n'ibiki nkaba narabibwiye kare ariko nashakaga ngo twihurire nk'umuryango murabona bidatangiye kuryoha hanyuma ngewe iwacu aho mvuka ndi umwana wa gatatu mfite umuntu nkurikira w'umudamu nawe naza uwo dukurikirana umuntu uzi ko dukurikirana tuvukana nkaba ndi uwa gatatu ari uwa kabiri hari n'uwundi yaje nawe mumukomere amashyi mwabibonye uyu niwe mushiki wanjye noneho uyu twonse n'ibere rimwe ubwo abo mbwira ni abatabizi damase uyu niwe dukurikirana nitwa Mukambarishimana Christina nitwa Uwiringiyimana Theogene yego hari umuhungu unkurikira naze hano nawe mbanze nereke abantu twatumiye umuryango dutumira abantu ba bugufi cyane uyu yitwa Uwizeyimana Mariko ntabwo nirirwa mvuga ibintu byinshi hanyuma kuko yazanye n'umudamu we nawe nazi simwazanye madamu nawe ngwino hano ubwo abantu tujye kurya nta muntu niyo waba ushonje wakihangana ariko usangire n'uwo muziranye do nturebe tujye tubakomera amashyi hari umukobwa wamubeye nabonye ariko ntacyo bafite abandi bana nagira ngo mubirebe turi mu muryango ntabwo ari ibintu byinshi ni ubwa mbere nk'uyu mudamu ageze iwanjye ni ibintu binejeje wowe uwo uhaza usura abana n'ahari ariko uyu yari ataraza uyu we nawe ageze ariko ngo turi kongeramo iki imbaraga noneho wowe ninde ugukurikira nawe mwihamagarire ugukurikira nawe nazi dore nawe nguyu jya hepfo uretse urajya ruguru wavutse ryari nimba hari n'abana wazanye nabo bazi ariko ufitemo umwana ufite imbaraga uwo hari abandi mufite abana babo umutwarariye uje gukora iki mbwira ari ingumba yarabyaye kandi nzi ko hari abana bari hano nabo ntibazi umuntu uzi ko abyarwa n'undi kuko mudakoma amashyi se ngondere rero mbongera songo udusumba twese muze hano maramu ndabavangura ni wowe tujya tuvuga ndabivuga reba ko mbakwizimenye ngo nimubanze murebe
abana bose bazi fanari muzana bayo wegere mama bari kugira ngo uri umunyamategeko badusura ubu mwebwe mwarya mutaramenya n'aba bantu ngo Ivan nawe vayo n'abanje nimugaruke tubanza turebe abantu bo kwakana mugira ko mbona mubayebeye muze hano nta muntu wanjye utahari vayo ndi kubareba uwo kwato do noneho muhagarare hano ngo areba kuba uyu nguyu ataziranye n'uyu kandi nyina nanjye dukurikirana murebe nta wundi udahari wowe nyuma mube muretse se mube mukikira noneho rero mube muza baracyabura n'aka gakobwa ni akanje ingofero wayishyize cyane urugo bihariye we yageje kete yariye nawe yagiye noneho muducungire umuntu ubona hari umwana udahari atubwire mwegerane neza ni ubwa mbere ibi bintu bibaye niyo tutarya ariko twahura aba bana mureba hano ubu turakomoka kuri bangahe mutubarire murebe ukuntu twungutse harimo inyungu ngwino hano sha ngwino uyu nguyu ndi kugira ngo nayivane wowe urinde ayivane ariye ngo mpagara murabona aba bana batameze kimwe na sinzi tuvugisha ndi kugira ngo n'imitwe wagira ngo isongoye kimwe ibi bintu muza mubare abebe bari abatureba bari hariya muri sitade turi muri arena hanyuma urabona ko mwe kuvamo nkabareba mbitaruye none bibaza ko hari abadani hari abantu bari hano bataje irabizi ariye adiri yariye abahari ntibazi mubanze muterane ni namwe ndashaka abantu basigaye ni abantu nyine bari kutureba ariko adiri ubu waje aha ufotora gute se turi guhamagara umuryango wa Kanamugire mubanze wowe urabona ibintu bitaryoshye rayi ndi kubura uko mbaba kibaye nijoro ariko ntacyo nibura birabaye noneho ndakomeza mvuge kuko usibye no kuvuga ngo ndi iwanjye ndi kumva ari njye mfite umunwa washyushye nta kibazo umva mbabwire hano muhame hamwe ariko nabara bigonzoye n'abacu bigonzoye keti yarihe ndabivugira hano muze ku murongo mwese mwegera harimo abantu muri busobanukirwe kandi abivugira hano tubone kuri nimurebe urubyiruko rwenda kungana dufite reba uyu ureba uyu ureba uriya urabivanga ureba uyu urabona ibintu wabivamo aba bantu bose aba bari aha n'abadahari kandi abadahari si benshi irabizi ntabwo mureba mumuzane muzane irabizi nimuhagarare hano ngiye mvuge mbari imbere mbenze nka dirije ndikumva biniryohe nsanzwe ndi n'umuririmbyi numvaga nshaka kubareba gutya irabi ngwino we tubana hano twibera mu buzima bwacu ubwazingwa ari mu rugo wabona no koza amasahani none munzanire irabizi mumubwire ko nta kindi gikorwa atarazi ariko nanone ntaza gukora amakosa hari ayo bambwiye nsangana n'inyakoze dufite n'abavandimwe batabonetse twabyifuzaga biranga wenda kuko byatunguranye bananirwa kubishyiramo ariko ntabwo twabagaya dushingiye ku bahari nabo tuzabaha amakuru ibiba bizari yanze muri butike se gute ikintu ndaga kubwira abantu bari hano ubu abantu basigaye n'inshuti z'umuryango uyu tubana muri uru rugo ni umukobwa w'Imana yarabyemeye wowe uhoruza uyu we ntabwo navuga ibintu byinshi yavuye kure mama era
Damascene n'umugabo wawe niwe wari uyoboye gahunda. Hanyuma rero turi hano, uyu mudamu nahaguruka, uri umukobwa se? Uyu niwe mama w'uyu mwana, vayo hano ibintu bivuga. Niwe mama w'uyu inde. Abana ba hano uyu baramuzi, barabanye, tujya duhura mu minsi mikuru. Ubwo nivuga ngo ni mama w'uyu murabyumva neza. Abana ba hano bose barabizi, nta banga ririmo, na mama Erika arabizi. Yitwa Ivuke, ntabwo nakuvuga. Nitwa Muhongerwa Placide, izina ry'umwana ni mama wiringiye Imana. Nta n'amashyi na rimwe mukoma. Ariko yicaranye umwana usubira hariya, nawe ni mama w'umwana. Hano harimo undi mwana nawe niyizane, uzi yuko atari uwo Mamerike kandi ari uwanjye. Nazi mu bana bari hano abantu tubavuge nibyo, ejo mwahura ukamuca. Uyu nawe witwa nde? Vuga cyane. Uba hehe? Vuga cyane. Imuhanga. Mu ntara yihe? Y'Amajyepfo. Ngo usubire. Mama we ntari hano. Ubwo abana banjye bari hano twongeye haba, ubutaha tuzahura n'abandi bana. Muri kubyumva? Ariko mu bintu binejeje uko tungana. Noneho narebye mbonye ari abana, ndavuga ati ni sawa. Ikintu nenda kubabwira rero, harimo abakobwa bakuru ndi kureba, urabona ko umuryango urahagurutse musigariraho. Ariko nanone mushimiye Imana, nawe afite abantu bavukana, harimo abaje. Ngo danse nahaguruke, nawe ni muramu wanjye. Ubwo tugenda dusunika umuryango wegerana. Nta mwana wazanye waziha. Ubwo uyu ni muramu wanjye, nawe jyamo hano nyine nawe. Mubanze murebe umuryango natumiye. Umwana w'uyu ari he? Yatashye. Katinda kuza. None uyu mwana asa na mama we, ariko nanjye ndabona harimo agasura kanjye. Niko nimumbwira. Nimurebe uyu muryango. Hari abo imiryango iracyahaguruka, turacyahaguruka. Noneho mwibaze ngo hari abatabonetse kandi benshi. Tuvugishije ukuri, niyo tutarya niyo tutanywa, nubwo bihari turi guhura gutya, ntabwo ari byiza kurutaho. Ubu turabura mushiki wacu mukuru witwa Mukawiringiye Imana, ari we nyina wadiriye n'uwo mukobwa wabuze uba muri butike umfasha gucuruza witwa Irabizi. N'abandi bana afite nk'umunani. Abazanye umunani ubu 10. Ubu hari 10 bidahari. Noneho hari n'undi uwo tuvukana nanjye kwa mama. Mutega amatwi. Abaruke mujye kwicara, ariko uwo tuvukana kwa mama nawe afite 5, nawe ntiyaje n'abana. Hari undi murumuna wacu witwa Nizeye Imana, nawe ntiyaje. Hari uwitwa Uwimana, nawe ntiyaje. Hari na Nyirabudederi nawe ntiyaje, n'umwana we cyangwa babiri. Tuvugishije wasi ari ku murindi twavuganye, arwaje nyirakuru. Undi witwa Ntirenganya ari muri gereza arafunze. Noneho iki ni ikimenyetso cy'urugendo twatangiye mfatanyije n'uyu. Vayo hano abantu bakureba, ntabwo turi benshi cyane, twe turi mu muryango. Iyo numira abaturanyi, ngatumira abantu tuziranye, nkazana itangazamakuru, abantu bari kuba bagera ku muhanda, njye nitumiriye abo tuvukana. Ngo rebe ukuntu aba bantu bangana bataje bose. Urabona bazana itangazamakuru hano n'abandi bantu bakabona aho bajya. Uyu rero niwe nkurikira. Twafashe umwanzuro ko tugiye guhiga imiryango yose tukabahuza. Ndavuga nti duhere iwanjye turye Noheli. Urumva, duhure dutangire gukora urugendo rwo gushaka imiryango imwe yazimiye, abantu bazi ko nta birenze, babone ko bishoboka. Mumenye ngo ubu rero gutya duhuye, n'abariya badahari tuzabahiga, n'abandi tutaza. Mama we yarahari, mama wabo bandi arahari, data aracyariho. Tuzazana nabo bavukana, tuzongera duhure. Ariko uyu munsi nibura bivuze kubona umwana wa Mukamana nkabona arasa n'uwatewo, bataziranye banareshya we.
bafite n'imitwe isongoye nababonye n'ubundi kubareba nusubona iyi mitwe itameze kimwe mugiye muri cyo kubeshya iyi mitwe wowe wayigabanya ndebera n'ukuri nta mutwa wowe nagizemo n'ubwoba barangana noneho iki nicyo cyari kubanza mbere y'uko turya nta kintu turi burye ngo kitubihire hanyuma turakomeje hano birarangira ari umuryango Damascene ari Damascene uri gufata video noneho nawe shaka ukuntu umuntu agufashe nawe ufite umuryango wawe kandi uri muramu wanjye uri musaza wa madamu nawe abasigaye bakubona haguruka birarangira ari umuryango gusa uyu nawe yitwa Jean Damascene muhagarara mwakoze kuza mukihangana mukamara umwanya ufata video wayifate ntabwo bwatwiranye noneho muri kunyumva nkuriya wagiye uri kujya he garuka bari kunci ngo nimumbwira uyu muryango ungana gutya uri kuzamuka muri iki gihugu bagiye bataziranye byazavamo none se hatagize umuntu uvuga ati aba bantu bahure bazahurira niko nimba uriya niwitwa Peace Mukamana nuhura n'uyu muntu ntuzamenya ngo afite umwana witwa Feva ntabwo mureba si uwanyu kwa Kanamugire urumva neza noneho rero ibi bintu kutabikora n'ubuzima nose uyu mwana yarazi uyu va Yohana uyu niwe mukuru kwa Wizeye ngombwi mwegera begeranye n'uyu ubu barazi bari bazi ntabwo baziranye nose ubu mwakundanye muhoberane turebe noneho nitujya kurya nka Debora uyu aramuzi ba Erike baramuzi ariko bariya bo kwa Christina uyu ntimumuzi uyu se wowe waruzi Debora urabona mutareshya nubona ko ari keza nkawe wazabimenya ute ngo reba ako gakobwa mwegeranye noneho ibi bintu turetse ibyo kurya ntabwo byari bikwiye kubaho noneho uyu yitwa Mama Leya muwe muretse uyu Mama Leya yabaye inshuti yanjye mfite umwana umwe n'umwe ni babiri Mama Leya uva hano uvuga amakuru umwe yatumenye dufite umwe mwabonye ko dutonda umurongo nawe akajya arunguka si umugisha Imana yaduhaye uyu mudamu nawe yitwa Mama Leya Leya niwe warwaje Amerika Rwamagana kugeza avuyeyo agira na Papa Leya ni abantu b'inyangamugayo tumaranye igihe kinini kuva tubarubona ibi bintu nubwo bibaye n'injoro ariko nibo byari kubanza kuvuga murekere aho reba icara wowe mu kamamagare mukandekeze rero baha amakuru muhagarare neza mutangire kumva ubu nibwo wasuhuza umuntu wamumenya dore umuntu rero ukaze mutazi nabahishiye abana be nibaze mwigire abana ba mukandekeze bahishe musubire no kwicara by'iru yarangiye uba umuryango ndawagiriye ndashaka abana ba Korodina baza yawe muri hagarara hano abana ba Korodina Korodina muzi hano hari umuryango munini n'umuryango ngena turi nta nshuti abantu ba Korodina muri he hita wegera mama nyine nk'umuntu mukuru uko murutana vuba ko barutana wa muhungu dukundana ariye ntibajye hepfo bajya ruguru n'ibishoboka bajye hepfo banza ruguru none egerana n'umukobwa mukuru uko mukurikirana uyu niwe tumenyeranye hano n'uyu nguyu yaje aravugana n'azataha ngo nimurebe mubanze mwumve uyu nawe iyi famiye se ni nayiberetse muretse mwumve rero uyu mukandekezi niwe wanyigishije kwifotozanya na madamu nabizi akabwira ati hagarara ngahagarara ati hengeke ati wihengetse nawe akankata ijosi ndi umuturage ngo ari umunyamugi nasobona reba uyu nawe ni mubyara uyu ni mubyara wande ariko ni inshuti zacu ku buryo aba bana bose ukuyemo uyu abandi bose bajya baza bakaba hano nk'icyumweru ubwo se urumva atari umuryango na papa wabo yahoze aha ariko kubera akazi nyine nk'umuntu utunze urugo abona twatinze aranyaruka
ariko nawe ni umugabo mwiza cyane n'inshuti yanjye nabo ni mu bakomera amashyi bagumya bariya aho gutana amenye wazanye mwazanye nta mwana mwazanye abantu bo bagira abana nka batatu b'abanyabwenge oya mwaramubyaye nuko mwabimpisha igihe mwabyariye se mwaramukabagiramo no ndagira ngo nitujya no kurya buri muntu aba yumva ahantu ariho hanyawe uza sibyo ngo reba aba bana ngo shiraho ya famiye yose aba bose bafite ibyo bapfana aba bantu bateranye inkunga bagashyigikirana baziranye isi yazadufata wowe niyo twakora ikimina hari umuntu wagikurikira dukoze ishyirahamwe hari umuntu warimeneramo wenda nkaba umuyobozi uyu nawe akaba umwungiriza tubishaka n'abanyabwenge kuko ntitwizanga mukomere imana amashyi yaduhuje hano nibishaka turara tuzataha ejo njyewe nagize ikibazo nasaraye ejo nimugoroba ntimugire ngo byaje nonaha nabyutse nasara ariko ndavuga ati ni hahandi ndavuga noneho ubu turacyaburaye abantu nk'uyu garuka hano ayangwa cyane ntabwo nagusigaza uyu iwabo kwa mama wa Mamerike nibo bakobwa babiri nyina yabyaye uyu niwe mukobwa muto umukuru n'uriye ngiye kubivuga umva ikintu gitangaje uyu afite umwuzukuru wamureba gutya mu bitoki uyu nguyu afite umwuzukuru ntabwo afite umwana umwe afite ibihungu binini bingana nka ba Erike afitemo n'uwabyaye umwuzukuru we kandi uyu najyaga mureba bamuterura agahinda ariko imana nimba itwagura kuki tutishimira kwagukana hari umuntu ubabajwe n'ibintu ndi kuvuga nsigaje abantu babiri Jose namuvuze ni umukobwa wacu hano uyu Jose ni inshuti yacu cyane Jose nimba ivuga ntuseke n'abantu nibaseka barureba uyu Jose mureba aracyari isugi niko yambwiye ukiri isugi siko wavuze yaravuze ngo niwe sugi isigaye mu Rwanda ni inshuti yacu tubana tumaranye n'imyaka ubundi ntabwo waryo utanezerewe ndabavuga mwese musananire kimwe hasigaye umuntu w'inshuti yanjye witwa Tore ibiryo byahumbuye n'ibidahumurira hano byabafungura uyu mugabo muremure uri hano kudusumba twese yitwa Jean Torero Nsengiyumva ndakuvuga none uravuga mubishaka aha ntuye mutega amatwi narasarara hano ntuye mukuru we witwa Korode niwe watumye matura anyumva kuri radiyo yari umukomisiyoneri ariko avukire hano n'uyu ni kavukire ubyemere ntacyo wahindura muri Kigali uyu itara ryatse areba niyo mpamvu yameze imvi kare aba muremure yari amavoka ry'ibijumba byose yeraga ku gisozi ni inshuti yanjye tumaranye imyaka myinshi niwe muntu nzi neza ko ashobora kubona nakoze nikoze akaryigumanira kuzageza Yesu agarutse ni inshuti na Mamerike n'abandi bantu tuziranye ni umukristo n'ubu twirirwanye yamerekeje aho twagiye yaje hano mu gitondo namutumiye murabyumva ni umuhanzi niwe waririmbye indirimbo ivuga ngo ntawe usenga kina ivuga ngo ntawe usenga yitere kandi ukanagira usenga ntabwo ajyaho yora gusenga ni ubuzima gusenga ni imibereho ntawe usenga kina kandi ukanagira usenga ntabwo ajyaho yora gusenga ni ubuzima Amina. abanzanye nawe irabizi n'umuntu araza muhagarara yakererewe arakisiga amavuta arasanga byaragiye aba tugeze hano rero ndavuga abantu bose nabonye aribwo ninjye ubishoboye mfite umunwa ndumva ahubwo utangiye gushyashya uyu yitwa Sebazungu Etienne ni umuntu tumaze nk'imyaka irenga 10 turirimbana n'uwitwa Karinganire muzababona muri za kubita utababarira babyina bigira gutya njye ntabwo mbizi uyu rero
nawe ni inshuti yanjye, ni umuntu w'umugabo, afite urugo, afite umugore n'abana, tubana hano nawe muri iki gipangu turimo, ubwo mubare abo tubana. Ni umugabo mwiza, niwe umfasha mu kabutike ncuruza, sibyo? Ubu namubwiye ntikingaho, ubanza uzi urebe nanjye famiye yanjye. Uyu rero bayose, uyu muhungu mureba wiyambariye iby'umukara yimwenyura, yitwa Patrick Bizoza, nawe tubana muri iki gipangu. Ariko we ikintu amfasha niwe utwara imodoka ngasinzira akigendera. Ni ukuvuga ngo abaye atari umuntu mwiza nasinzira akayikubita no ku giti cyangwa akayiroha no mu mukoki. Ni umuntu mfatiye runini, niwe mushoferi mfite kugeza uyu munsi. Mumumera amashya ntwara neza. Nagiye iwabo n'ukuntu nsanga afite se na nyina n'abo bavukana, yavuye iwabo mu muryango mwiza bakundana utamenye ibyo ari byo, aza kubana natwe hano, tubana muri iki gipangu. Ndagira ngo nitujya kurya turye twumva twishimiye ibyo twamenye. Urasangiye n'umuntu ureba uti wabona ari ikintu uzi, mubanze mumenyane. None niba arimo umushyitsi waje nazi wazibonye hasigaye kiyongozi mugende. Hari umuntu rero duturanye w'inshuti ya bugufi, akaba n'umuyobozi, nawe naze hano arivuga. Ntabwo ngende kuvuga ingenzi, ariko ndakuvuze byiza. Kunaenzi ko nisha hari inyuma mutambonye nakubonye kare. Uyu mugabo rero nagira ikintu ababwira muri rusange nk'umuntu mukuru, ni nawe utuyobora hano. Ubu turi mu buyobozi, niwe muyobozi uri hano. Murakoze. Ibindi ndabimenya. numvise amashyi avuga mu kanya ndavuga se ko natumiwe kuki amashyi aravuga ntahari. Ndaza nisha hari inyuma ariko sinzi no kugaragara ndetse ko nitwa Ngenzi, muri hano ku muryango. Aha rero twahagereye rimwe kugira ngo hano ahagura yahaguze nk'uyu munsi ginaguze hariya nk'ejo muri 2019 niwe muntu naguze iyo nzu nari narakora n'umuto cyane. Uyu ni wayibayemo nkimara kuyigura iyo nzu icyo gihe, ariko twaturanye neza, twabaye abaturanyi beza, Imana iradufasha, n'ubu turacyahumeka. Naje gushinga urugo ndaguka, ibintu bigenda neza. Nyuma rero nawe twamuna tumukunde, icyo gihe tuzanye kuva icyo gihe yaratarabyibuha gutya, yaje kurya ibiryo byinshi arabyibuha, ariko tuzanye atarabyibuha gutya. Rero Imana iduhane umugisha kandi noheri nziza. Murakoze.